one day at a time ya Linda kuva muri Bugarama Talent Promoter. Buri munsi n'ibyawo Yesu we, icyo nicyo kintu cyonyine ndimo ngusaba. Umpa imbaraga mbashe gukora icyo ngomba gukora buri munsi. Dore ejo hashize haratambutse Yesu we, kandi ejo hazaza naho ashobora kutazaba hanjye. Fasha uno munsi unyereke inzira, buri munsi uzana ibyawo. Dore ndi umuntu, umuntu w'umugore. Umfashe kwizera ibyo ngomba kuba ndetse n'ibyo ndibyo. Ndakwinginze unyereke amasikariye ngomba gucaho nterera. Yesu ku ruhande rwanjye unyigishe kwakira buri munsi n'ibyawo. Buri munsi n'ibyawo Yesu we, icyo nicyo kintu cyonyine ndimo ngusaba. Umpa imbaraga zo kubasha gukora buri munsi icyo ngomba gukora. Dore ejo hashize haratambutse, kandi ejo hazaza ahari ushobora kuzaba ntakiriho. Mfasha uno munsi unyereke inzira, buri munsi uzana ibyawo. Ese Yesu we uribuka igihe wari urimo ugenda utemberana n'abantu? Yesu nawe ubwawe urabizi, iyo urebye mu isi turimo ya none ibintu birakaze cyane kurusha uko byari bimeze cya gihe, kuko harimo gusunikana no gukubana, kandi ibyo byose birimo bindemerereza umutwe. Yesu ku ruhande rwanjye nyigisha kwakira buri munsi ko uzana ibyawo. Buri munsi n'ibyawo Yesu we, icyo nicyo kintu cyonyine ndimo gusaba. Ngo umpereze imbaraga zo kubasha gukora buri munsi icyo ntegetswe gukora, icyo ngomba gukora. Reba ejo hashize haratambutse Yesu we, kandi ejo hazaza hashobora kutazaba hanjye. Ngaho nyifashiriza uno munsi umpereze inzira, ubundi buri munsi uzana ibyawo. Nyagasani fasha uno munsi unyereke inzira, ubundi buri munsi uzane ibyawo. Buri munsi n'ibyawo. Thank you very much.